twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Muraho neza abanyeshuri umwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Tubahaye ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radiyo. Mumaze iminsi mwigana na mwarimu Dative. Uyu munsi noneho ni njyewe mwarimu mushya turi kumwe. Njyewe nitwa Josue. Nanjye ngiye gukomeza kubafasha gusubiramo amasomo y'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Muribuka igihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye ubwira umuntu muri kumwe aho mu rugo igihekane muheruka kwiga niba ukibuka. Murakoze cyane, muri abana beza. Isomo riheruka twize gusoma no kwandika igihekane rwa. Ngaho dufatanye kurisubiramo. Reka mbanze mbaho urugero. Rwa. Rwa. Ngaho dusubiremo twese. Rwa. Rwa. Murakoze cyane, muri abana beza. Muribuka amagambo arimo igihekane rwa? Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekane rwa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane rwa harimo urwego, urwiri, urwabya, urwandiko n'ayandi. Uyu munsi turasubiramo gutahura no kwandika ikindi gihekane. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriraho ntirangire mutaragaruka, sibyo? Abana, muteze amatwi radiyo? Nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turasubiramo igihekane bya. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane bya n'amagambo arimo igihekane bya. Ese muribuka ko ku ishuri mwarimu wanyu yabigishije igihekane bya? Igihekane bya kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane bya kigizwe n'ingombajwi ebyiri ba na ya. Ingombajwi ba na ya nizo zitanga igihekane bya. Igihekane ni bya. Musubiremo bya. Twongere bya. Nanone bya. Murakoze cyane abana. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo mwarimu Dative yabigishije kadufasha kwibuka igihekane bya. Mutega amatwi mwumva uko nkaririmba.
nzi kuvuga neza ijwi bya twese tuvuge neza ijwi bya nawe vuga neza ijwi bya twese tuvuge neza ijwi bya. Ngaho none namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi bya twese tuvuge neza ijwi bya nawe vuga neza ijwi bya twese tuvuge neza ijwi bya. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane bya. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni ibyuya. Musubiremo ibyuya. Twongere ibyuya. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane bya ni umubibyi. Musubiranemo nanjye umubibyi. Nanone umubibyi. Byiza cyane. Abana, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane bya. Sibyo? Ngaho shaka amagambo atatu arimo igihekane bya, uyabwire umuntu mwegeranye. Cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Hamwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane bya ni urubyiruko, byimana, byiringiro, byumba, ibyibo, ibyondo, ibyungo n'ayandi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abana muteze amatwi radiyo, reka noneho twinjire muri aka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru mu gihe twumvisha ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize, cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanze nta jwi twize ririmo. Ngiye kuvuga amagambo nitonze, ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane bya, murarebesha ibikumwe hejuru. Ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane bya, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire? Ijambo rya mbere ni ibyondo. Reka nongere nsubiremo ibyondo. Ibyondo. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo ibyondo? Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko ijambo ibyondo ririmo igihekane bya. Byiza cyane. Reka rero twongere dukora undi mwitozo. Muriteguye? Mwibuke ko nimwumva igihekane bya mu ijambo, murebesha ibikumwe byanyu hejuru. Naho mwakumva mu ijambo nta gihekane bya kirimo, mukarebesha ibikumwe byanyu hasi. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni ibyiyoni. Reka nsubiremo ibyiyoni.
ibyiyoni. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru, niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo ibyiyoni ririmo igihekane bya. Mureke dukore irindi jambo. Ijambo rya gatatu ni urwondo. Reka nsubiremo urwondo. Urwondo. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi ku ijambo urwondo. Ibikumwe birareba hasi. Nizere ko ibikumwe mwabirebesheje hasi kuko ijambo urwondo ritarimo igihekane bya. Byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese ndabashimiye cyane. Muri abana beza. Reka mbahembe aka karirimbo gakurikira. Twige Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane bya. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane bya. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane bya? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane bya kigizwe n'ingombajwi ebyiri, ba na ya. Musubiremo ba na ya. Mwibuke ko tuza kwandika igihekane inyuguti zifatanye. Turabanza twandike ba, hanyuma dukurikizeho ya, zombi zifatanye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wareba igihekane bya uko cyandikwa ku rupapuro rwa 25. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri no mu rugo. Ababyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane bya. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane bya. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Muriteguye?
Ijambo rya mbere ni ibyuya. Reka nsubiremo. Ibyuya. Nanone ibyuya. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni umubyeyi. Reka nsubiremo. Umubyeyi. Nanone umubyeyi. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba ku rupapuro rwa 25, urupapuro rwa 26 n'urupapuro rwa 27 ko mwabikoze neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akabakosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwihe amashyi. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusubiramo hamwe namwe gusoma no kwandika igihekane bya. Mwabyishimiye namwe? Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane bya. Amagambo muza kubona muyandike maze muze kwiyereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Ku bafite ibitabo mushobora kwifashisha igitabo cyanyu mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo arimo igihekane bya. Mwibuke ko ejo tuzakomeza n'irindi somo ku isaha nk'iyi. Ntihazagire rero n'umwe ubura. Sibyo banyeshuri beza? Ubwo rero ejo buri wese azaba afite ikaramu n'aho kwandika. Buri wese kandi ejo azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya amufasha. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo. Sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Tuzongera mu kiganiro gitaha. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID isomo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.